gatanu kujya ku wa 16. Urwandiko rwanditswe na Yohana ibice 4, hano hambere ibice 4 umurongo wa 15 kujya ku wa 16. Reka dusome. Uvuga yuko Yesu ari umwana w'Imana, Imana iguma muri we nawe akaguma mu Mana. Natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Nyagasani Imana yacu, ijambo ryawe ni ryiza kuko riha umuswa ubwenge, ndetse mwami ngo nitabaza ry'ibirenge by'uryiringira wese, nugira umwete wo kumenya ibyaryo mwami. Uyu munsi tugiye kwiga ijambo ryawe, ufashe njyewe ugiye kuritanga, ufashe n'abagiye kuryumva, turinde gusinzira, turinde gusobwa, duhe gusobanukirwa, ariko mwami duhe no kumva aho duhamagarira guhindukira, ndetse n'aho duhamagarira kugira umwete, n'aho duhamagarira mwami kugundira kugira ngo umunezero wawe urusheho kuba muri twebwe mwami. Ndagushimiye ko wumva gusenga kwacu, icyubahiro n'ikuzo bijya iteka ryose Nyagasani, amen. Hari indirimbo tumaze kuririmba dusoza, nagira ngo usome igice cyawe cya mbere cyangwa igitero cyawe cya mbere, kirimo amagambo akomeye yerekeye n'ibyo tugiye gukomeza twiga hano uyu munsi. Aravuga ngo murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho, dukwiriye kubana amahoro, amen. Avuga ngo murebe urukundo rukomeye cyane. Urwo rukundo bahita bakurikiza yuko rwatumye utuba abana b'Imana. Urukundo twaruhawe n'Imana ihoraho urutuma tuba abana b'Imana. Hanyuma soreza ku kintu cyose gikomeye nacyo tugiye kwiga uyu munsi, nuko rero dukwiye kubana amahoro, cyangwa se dukwiye gukundana rwose. Igitabo dukomeje kwiga ni igitabo kigaruka kuri icyo kintu cyane, cyitwa Love One Another, mukundane. Niba mwaramenye urukundo rw'Imana, namwe mukwiye gukunda Imana, kandi gukunda Imana nuko dukundana, nuko twumvira amategeko yayo. Kandi amategeko yayo tubona by'umwihariko akubiye mu bintu bibiri bikomeye: urukundo dukunda Imana ndetse n'urukundo dukundana hagati yacu. Ni ikintu gikomeye bavandimwe. Amagambo tumaze gusoma hano hari ijambo riri kugarukamo cyane. Twasubije turavuga ngo uvuga yuko Yesu ari umwana w'Imana, Imana iguma muri we nawe akaguma mu Mana. Imana iguma muri we, iguma muri we nawe akaguma mu Mana. 16 avuga ngo natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Hari ijambo riri gukomeza rigaruka rivuga ngo kuguma. Mu Cyongereza bakoresha ijambo ngo dwell, cyangwa se abide, cyangwa se remain. Iri ni ijambo rikomeye bavandimwe, uburyo ntekereza ko kurisobanukirwa biri mu kintu gikomeye cyane kugira ngo twumve amagambo Yohana ari kuvuga hano hantu. Ubundi abide cyangwa se kuguma bivuze ni nko kuba mu kintu mindani, no kukibamo indani. Agutyo uri muri ino nzu nyine urimo, ariko birenga kuba urimo hakazamo n'ikindi cyitwa ngo enduring, gukomeza kubamo, gukomeza kwihangana kubamo, cyangwa se gukomeza kugundira, utarekura kubamo. Nuvuga ngo nibuza kwira turaza gusohoka muri ino nzu, ntabwo turi abiding muri ino nzu. Ariko abiding ni ukuguma, ni ukuba mu kintu runaka ukakibamo. Kugira ngo tubyumve neza, ndagira ngo bahe urugero rw'ifi iri mu mazi. Uvuga ngo ifi iri mu mazi ntabwo ishobora kuva mu mazi ikomeza ibeho, ntabwo bijya bikunda. Ni ukuvuga ngo iyo nyine ubuzima bwayo ni ukuguma mu mazi, nko kubaho kwayo ni uko isabwa kuguma mu mazi. Uvuga ngo ifi ibiri abiding mu mazi. Ndetse hari ikintu gikomeye, ni uko n'ibigitunga n'amazi agitunga, n'ubundi n'ayo mazi n'ubundi irimo, ayo mazi ibayemo. Vandimwe, iki ni ikintu gikomeye cyane kumva iyi abiding turi kubona hano, cyangwa se uku kuguma turi kubonamo hano, ni ukuguma mu kintu, cyangwa se ni ukuguma ahantu, ariko aho hantu ukaba utabasha kuvamo, cyangwa se ukaba utajya ugira igihe cyo kuvamo. Ni ukuvuga ngo ni ahantu ho kuguma, ho kuba ukaguma aho ngaho, ntuhave. Ndagira ngo uko tuza gusoma turaza kurushaho kubisobanukirwa.
ariko hari ibintu ngira ngo twibuke kugira ngo tuze kumva icyo bari kuvuga hano cyitwa kuguma, uguma mu ijambo ryanjye. Ndetse iri jambo sinaha hano honyine rikoresha, abarikoresheje no mu gice cya gatatu agaragaza nyine kuguma mu ijambo ry'Imana. Ndetse sinaha hano gusa turibona n'ahantu henshi mu byanditswe byera hongera kutwibutsa ikintu cyo kuguma mu Mana. Igice cya gatatu umurongo wa 24 aba yavuze ngo kandi witondera amategeko yayo aguma muri yo nayo akaguma muri we, kandi kitumenyesha ko iguma muri twe n'umwuka yaduhaye. Harimo iri jambo rikomeza kugaruka ngo kuguma, to abide, to remain in, kuba aho hantu kaguma gutyo. Bavandimwe, iyo turebye muri kino gice cya 4 by'umwihariko icyo turi gusoma, iyo urebye ku murongo wa mbere kugera ku wa 6 kugira ngo tuze kumva icyo turi kwiga hano kuguma icyo ari cyo, igice cya 4 umurongo wa mbere kugera ku wa 6, intumwa Yohana aba yakomeje kuvuga ku kintu gikomeye cyitwa umuntu wese utitondera uwo Kristo ari we, cyangwa se umuntu wese utamenye cyangwa se udasobanukirwa cyangwa se wigisha ukundi guhabanye n'uwo Kristo ari. Icyo ni ikintu gikomeye bavandimwe, abagaragaza ko ari ikintu gikomeye kuri uwo muntu. Mani magambo tubona Yohana atangira mu gice cya 4 umurongo wa mbere avuga ku kintu cyitwa uburyo Kristo uwo ari we, ni Imana yahindutse umuntu, cyangwa se avuga kuri kino kintu cy'ukuntu Kristo yahindutse umuntu, incarnation. Bavandimwe, agaragaza uburyo ari icyago gikomeye ndetse ari n'akaga gakomeye ku muntu wese uhakana yuko Kristo atari mu isi yambaye umubiri. Agaragaza ko rwose ari ikintu gikomeye yuko Imana cyangwa Kristo ataje ava ku Mana hanyuma akaza mu isi akambara ishusho yacu kugira ngo aducungure. Mbega umuntu uhakana icyo kintu, uwo muntu rwose nyine afite akaga gakomeye. Hari igihe wumva ibyo bintu ukumva nyine ntago bikomeye ibyo ari byo byose. Kuba Kristo yaje yambaye umubiri akaba mu isi, nyine ukumva ntago ari ikintu cyatara. Ariko bavandimwe, turaza kubona impamvu iki kintu ari cyo kintu aheraho akubakiraho ibindi byose turi buze gukomeza gusoma, uburyo nyine bikomeye kugira ngo tuze kubyumva. Agaragaza yuko uku Imana cyangwa se uku Kristo yahindutse umuntu akabana natwe kugira ngo aducungure. Umuntu wese ubihakana ngo uwo muntu afite umwuka ngo wa antikristo, niko bivuga mu gice cya mu murongo wa mbere yeze ku murongo wa 6. Umuntu wese avuga Yesu Kristo gutyo ngo uwo muntu afite umwuka wa antikristo. Mani magambo si wa Kristo wa muntu, ntabwo ari uw'Imana. Umuntu rwose afite imitekerereze n'imikorere ihabanya n'iby'Imana, is anti-God, ni umuntu urwanya Imana rwose. Agakomeza agaragaza impamvu icyo kintu gikomeye nuko kuba Kristo yarambaye umubiri akaza mu isi bigaragaza urukundo rw'Imana. Niho Imana yagaragarije urukundo rwayo nyakuri urwari. Kuba Kristo yarambaye umubiri akaza kuba mu isi, akagera no ajya ku musaraba agapfira ibyaha byacu kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho, habeho igurane. Yesu atwara ibyaha, nawe ukurirwe gutungana kwa Yesu Kristo. Mani magambo, guhakana Kristo ahinduka umuntu, uhakanye ikintu gikomeye Imana yashimye kugaragarizamo urukundo rwayo nyakuri. Mani magambo, Imana ubwayo yaravuze ngo ndakunda. Imana ni urukundo, ariko uburyo urukundo rwanjye rugaragara yashimye kurugaragariza mu kuba Kristo yibuze guhinduka umuntu. Kubirwanya rero utari uw'Imana, uri kurwanya Imana, uri kurwanya Kristo uwo Imana yasize kugira ngo azaducungure. Bavandimwe, agakomeza agaragaza yuko uko Kristo yahindutse umuntu nicyo kigaragaza urukundo rw'Imana. Ubwo rukundo rw'Imana nagira ngo mwumve ukuntu bigenda bikomera. Icya mbere twabonye ko Kristo kuba yahindutse umuntu bwabyo ni ukuri nyine tukwiye kwizera, ariko kubihakana ubuhakanye ubuhindutse umuntu urwanya Imana. Kubera iki? Ko Kristo guhinduka umuntu ubwabyo bigaragaza urukundo rw'Imana. Umva rero n'ahandi hantu bikomerera nuko urwo rukundo rw'Imana Imana yagaragaje mu kuba Kristo ari guhinduka umuntu. Urwo rukundo rw'Imana ngo rwo rutanga agakiza ku bantu. Niho nyine umuntu abasha gukira. Aba yabivuze hasi avuga ngo muri iki urimo harimo urukundo, suko twebwe twakunze Imana, ahubwo Imana nuko ariyo yadukunze igatanga umwana wayo kugira ngo impongano y'ibyaha byacu. Ibyo bivuga ku murongo wa 9 bavandimwe no ku murongo wa 10. Ngo muri iki harimo harimo urukundo. Bane magambo, guhakana ko Kristo yahindutse umuntu, ubuhakanye ngo urukundo rw'Imana, kandi ubuhakanye ngo urukundo rw'Imana ari narwo ruduhesha agakiza. Mane magambo bavandimwe, ubuhakanye agakiza, ubuhakanye yuko hatabaho gukizwa kwa muntu biturutse ku Mana yonyine ari ibyikorera, ukabushyizeho urundi rugero cyangwa se yindi nzira y'agakiza itarashyizwe n'Imana. Kandi tubona ko ijambo ry'Imana rikomeza kubyatura yuko nta yindi nzira, nta bundi buryo twashyiriweho munsi y'ijuru bwo gukizwamo
usibye muri Kristo Yesu gusa. Amen. Na Yesu ubwe yarabyihamije avuga ngo ni njye nzira yonyine nta yindi ihari ijya kuri data. Njye nzira n'ubugingo nta wabasha kugera kuri data atanyuze kuri njye. Hariho inzira nyinshi zijya mu irimbukiro, ariko hari inzira imwe yonyine gusa bavandimwe igera ku Mana. Rero umuntu hakana uburyo Kristo yahindutse umuntu, abahakanye urwo rukundo rw'Imana yagaragaje mu kwemera gusiga akamero k'Imana, kwemera gusiga iyo glory, akaza mu isi iciye bugufi, ngakaba umugaragu w'imbata, ngagaca bugufi, ngakabaho ngagengwa n'amategeko, ngo nta na rimwe yishe bavandimwe, ngo ndetse ngo ntibigarukiraho ngo akagera ajya gupfa n'urupfu ruteye isoni, urupfu rwa nyuma y'izindi mpfu zose, urupfu rwo ku musaraba. Ubushize twarabyize ukuntu umuntu wese ubambwe ku musaraba aba ari ikivume. Ariko ibyo byose ngo Kristo yabikoze kugira ngo mukwawe mu isi aba atunganye, azabonera ubutungane bamwizera bose bazabarwaho kugira ngo Imana ibemere. Ariko nanone ngajya ku musaraba kugira ngo abonere imbabazi abazamwizera bose, kuko Imana ntishobora kwemera icyaha kigira kidahanwe, bityo igomba kugihana, kandi niduhana iraduhana by'iteka ryose, kuko ni Imana twacumuyeho, twayicumuyeho, ni Imana y'iteka ryose. Rero icyo cyaha kuri yo ikibara nk'icy'iteka ryose, kugira ngo iduhane risaba iteka ryose duhanwe. Ariko bavandimwe, Kristo yaje ku musaraba ngajya mu cyimbo cyacu, ngapfa urwo rupfu rw'iteka ryose, ngarupfa mu mwanya mutoya kuko ari Imana, wo kugira ngo aducungure muri iryo teka ryose ryo guhanwa, kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Bavandimwe, urwo rukundo rw'Imana ruduhesha agakiza. Bavandimwe, bakomeza bagaragaza ko urukundo rw'Imana rudukiza, narwo rwonyine rushobora gutuma dukunda Imana. Mu yandi magambo, utarasobanukirwa urukundo rw'Imana ruguhesha gukizwa, ntabwo ushobora gukunda Imana. Bivuga ngo utazi urukundo ntashobora gukunda Imana, utazi urukundo rw'Imana ntashobora gukunda Imana. Mbega ahangaha itasobanura uburyo abantu bahakana Kristo ari we. Harimo amadini menshi ahakana Kristo gutya nyine ijambo ry'Imana rimuhishura. Tubwe nk'abasilamu bavuga yuko Kristo atari umwana w'Imana, atari Imana yahindutse umuntu ikaza kubana natwe. Kristo ari ku musaraba atapfiraga ibyaha byacu. Bavandimwe, bakanye iki kintu, nta buryo bavuga ngo ngiye nkunda Imana, kuko batavuga ngo ngiye nkunda Allah, nkunda Imana. Ariko bavandimwe, turakubona yuko nta buryo wakunda Imana utaramenya urukundo Imana yagaragarije umwana wayo, hanyuma ngo mwiringira gukize, hanyuma ngo ahangaha niho harimo urukundo dukunda Imana. Ngo ntabwo ariko twese twakunze Imana, nabwo niyo yadukunze. Kubw'ibyo rero tubasha natwe kuyikunda, turayikunda kuko yabanje kugira ute kudukunda. Bavandimwe, rero bavandimwe, nta buryo wakunda Imana utarasobanukirwa urukundo rw'Imana. Ikindi bavandimwe, uru rukundo ngo Imana yadukunze, ngo narwo rutuma tubasha gukunda n'abandi, narwo rutuma tubasha gukundana n'abandi. Ubwo rero duhereye hejuru umuntu wakanye Kristo guhinduka umuntu akaza mu isi, ibi byose tuvuze kugeza ahangaha ntabwo bishoboka bavandimwe. Niyo mpamvu tuvuga ngo umuntu wese wangana, niyo mpamvu iyo dukomeje gusoma hano dukomeza kubona ahantu hatubwira ngo umuntu wese wangana ngo ntabwo azi Imana. Kubera iki? Kuko nyine uzi Imana n'uwo yatumye Yesu Kristo abasha kugira urukundo. Urukundo niwe rwamukijije, abasha kurumenya, kurusobanukirwa. Urukundo rukaba muri we, agakunda Imana, agakunda n'abandi. Udakunda rero ntabwo azi Imana, udakunda mwene se ntabwo azi Imana, ntabwo azi urwo rukundo rw'ukuri Imana yadukunze utuzanira agakiza. Mu yandi magambo, ntabwo arakizwa, ntabwo aramenya iby'agakiza. Mu yandi magambo, si uw'Imana, ntabwo ari umwana w'Imana, ntabwo ni umwana wa Satani, umwana wa Satani. Bavandimwe, tubona hano intumwa Yohana akomeza kuvuga kuri iki kintu cyitwa noneho urwo rukundo Kristo Imana yadukunze irugaragariza umwana wayo aza kudupfira. Urwo rukundo ngo iyo tumaze kurusobanukirwa ngo turakizwa, aho ngaho niho harimo agakiza, kuko iyo tubyiringiye ngo turakizwa, hanyuma twakizwa tugatangira gukunda Imana. Gukunda Imana ntikugarukira aho ngaho, dutangira gukunda na bagenzi bacu na bene data. Gukunda bene data rero bavandimwe, nicyo kintu tugiye gukomeza twiga hano hantu, uburyo ari ikintu gikomeye bavandimwe. Tubona hano guhera ku gice cya 4 umurongo wa 7 kugera ku wa 21. Noneho Yohana abamaze kuvuga ku buryo Imana yakoze ndetse n'iyiriyo, hasi agatangira kuvuga noneho ko dukwiriye gukundana. Kubw'ibyo dukwiye gukundana, yarangiza akagaruka ku kintu cyitwa gukundana. Abera, abana b'Imana, abo bakijijwe na Yesu Kristo, abo bakijijwe n'urwo rukundo twamaze kuririmba hano, abo ngabo ngo barakundana bavandimwe, ngo barakundana. Hano tubona rero iki kintu cyo gukunda mwene so, Yohana agifatanya n'icyo kintu cyitwa urukundo Imana yadukunze. Mu yandi magambo, ntabwo wabitandukanye, ntabwo wavuga ngo ndakunda mwene data udakunda Imana, nta nubwo wakunda Imana udakunda mwene so. Kandi ibyo byose uko mbivuze ari bibiri, gukunda Imana no gukunda mwene so, nta buryo wabyabaho muri wowe
utaramenya urukundo Imana yagukunze muri Kristo Yesu ntabwo byashoboka, kuko nirwo rw'uwo mutima mushya ubasha kubabwamo n'urukundo. Bavandimwe, turabona yuko ikintu cyo gukundana hagati yacu Yohana agifatanya cyane n'icyo kintu cyitwa urukundo Imana yadukunze rwagaragariye mu kuba Kristo yarahindutse umuntu akaza kubana natwe. Muri urwo rupfu rwe rero yapfuye ari mu isi yambaye umubiri, ngo niho tubona haboneka impongano y'ibyaha byacu. Impongano twarabwize ubushize, impongano ni ukuba Imana yahongerera ibyaha byawe, cyangwa se ni inyishyu y'ibyaha byawe, cyangwa se ni ikiboneka mu cyimbo cyo guhanwa kwawe. Uvuga ngo buri cyaha cyose kigomba kubonerwa impongano. Impongano yawe, impongano y'ibyaha byawe ni amaraso ya Yesu Kristo. Itaba ari amaraso ya Yesu Kristo, impongano y'ibyaha byawe ni urupfu rw'iteka umuriro. Bavandimwe, umva ukuntu bikomeye cyane. Reka twongere dusome Yohana wa mbere ibice 4:7 kugera ku 21 kugira ngo turusheho kumva ibi turi kwiga uyu mwanya. Yohana wa mbere ibice 4:7 kugera ku 11, aho tubona Yohana atangiye kuvuga ku kintu cyitwa no gukundana hagati yacu, bituruka kuri bya bintu twavuze hejuru. Aravuga ku 7 ngo bakundwa dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo. Iki cyo cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe, nuko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Muri iki nimo urukundo ruri, soko twege twakunze Imana, ahubwo nuko Imana yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Bakundwa, ubwo Imana yadukunze ityo natwe dukwiriye gukundana. Uhereye kera kose ntigeze kubaho umuntu wabonye Imana, nyamara nidukundana Imana iguma muri twe, urukundo rwayo rugatunganyirizwa muri twe rwose. Nicyo kitumenyesha ko tuguma muri yo nayo ikaguma muri twe, nuko yaduhaye umwuka wayo. Natwe twarabibonye kandi duhamya ko Data wa twese yatumye umwana we kuba umukiza w'abari mu isi. Uvuga yuko Yesu ari umwana w'Imana, Imana iguma muri we nawe akaguma mu Mana. Natwe twamenye kandi twizeye urukundo Imana idukunda. Imana ni urukundo, kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Ibyo nibyo bimaze gutunganya rwose urukundo muri twe. Ibyo nibyo bimaze gutunganya urukundo rwose muri twe, kugira ngo tuzatinyuka ku munsi w'amateka, kuko ari ko turi muri iyi si. Mu rukundo ntiharimo ubwoba, ahubwo urukundo rutunganyijwe rwose rumara ubwoba, kuko ubwoba buzana igihano, kandi ufite ubwoba ntiyari yashyikira urukundo rutunganyijwe rwose. Turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Umuntu navuga ati nkunda Imana akanga mwene se, aba ari umunyabinyoma, kuko udakunda mwene se yabonye atabasha gukunda Imana atabonye. Kandi dufite itegeko ryavuye kuri iyo ngo ukunda Imana akunde na mwene se. Amen. Aya magambo dusomye bavandimwe, tubona Yohana atangiye kugaruka kuri cya kintu kivuga ngo mukundane bavandimwe. Mwege mwakijijwe mukundane. Ndetse muri ukuvuga gukundana agenda bigarukaho, ariko avuga impamvu, agaruka ku mpamvu ituma dukundana. Avuga impamvu ituma dukundana. Babwire muri ino mirongo kugeza kuva ku murongo wa 4 kugera ku 21 hari impamvu 5 zikomeye Yohana agaragaza zikwiye gutuma dukundana. Impamvu ya mbere igaragara ku murongo wa 4 kugera ku wa 8. Ndagira ngo tubanze tuzumve kugira ngo tuze kugira ahangaha turi kumva aho ari gukomeza kutuganisha uyu mwanditsi cyangwa se Yohana ayobowe n'Umwuka Wera. Impamvu ya mbere ihera ku murongo wa 4 kugera ku wa 7, impamvu dukwiye gukundana hagati yacu. Avuga ko impamvu dukwiye gukundana hagati yacu, impamvu atanga hano aravuga ngo dukwiye gukundana hagati yacu kubera yuko Imana ubwayo ari urukundo. Niba turi abana b'Imana dukwiye gukundana hagati yacu bwacu, kuko Data wacu utubyara twese niba kuko turi abana b'Imana. Twabibonye hejuru ko abantu bose ntabwo ari abana b'Imana, abana b'Imana n'abizeye Yesu Kristo, abo nibo bahinduka abana b'Imana. Yohana ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 avuga ngo ariko abamwemeye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba iki? Kuba abana b'Imana bavandimwe. Ni abamwizeye nibo bahinduka abana b'Imana. Aba rero abana b'Imana babyawe n'Imana. Imana rero yababyaye ngo ni Imana ngikunda, ngo ni Imana ikunda kandi ubwayo n'urukundo. Mu yandi magambo urukundo rukomoka kuri yo. Rero impamvu ya mbere dukwiye gukundana nk'abana b'Imana ni ukubera ko Data tubyara ari urukundo, kandi urukundo rugakomoka kuri we. Niyo mpamvu ya mbere dukwiye gukundana bavandimwe. Abivuga ku murongo wa 4 kugera ku wa 8 niho akomeza kuvuga ngo dukundane ku rukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakunda ntazi Imana kuko Imana ari urukundo bavandimwe. Iyi mpamvu ya mbere dukwiye gukundana nuko Imana yatubyaye ari urukundo. Rero iyo tudakundana tuba tugaragaza yuko tutabyawe nayo. Mani magambo tuba tugaragaza ko tutari abayo, kuko abo yabyaye
ngo bagenda barushaho gusa nayo. Rero bavandimwe dukwiye gukundana kuko watubyara urukundo kandi nicyo gikomeza kugaragaza ko turi abayo koko. Impamvu ya kabiri bavandimwe, ibi bintu nyine birakomeye, nkuko umuzungu atabyara umwirabura, abazungu babiri bashakanye batabyara umwirabura. Nyine biragoye ibyo bintu. Wenda ubwo n'urugero rworoheje, ariko ndagira ngo mwumve yuko umuntu udakunda nyine iryo sano n'Imana nyine ni ikintu gikomeye ko rishobora kuba ritanahari, cyangwa se nyine ari ikintu cyo gushidikanywa abavandimwe. Impamvu ya kabiri avuga impamvu dukwiye gukundana hagati yacu nk'abana b'Imana, ni uko tuba turi kwigana urugero data yatweretse. Ni ukuvuga ngo dukwiye gukundana kubera yuko data ubwe ntabwo ari urukundo gusa, ntabwo urukundo rumukomokaho gusa, ahubwo nawe ubwe yararugaragaje, yatweretse urugero dukwiye gukurikiza. Ngo ni uko yatanze umwana wayo akunda akamutanga kugira ngo ahanwe mu cyimbo cyacu, kugira ngo ahanwe mu cyimbo cyacu bavandimwe, abe impongano y'ibyaha byacu bavandimwe. Ubwo rukundo rero rwo rwatumye ngo amutanga, kandi urwo rukundo ngo rwo rwatumye nawe ubwe ngo yitanga, akitanga kugira ngo acungure abana batumvira aribo twebwe bavandimwe. Nagira ngo mwumve nyine urwo rugero nanone rukwiye gutuma dukunda. Abivuga ku murongo wa 9 yuko iki nicyo cyerekanye urukundo muri twe, nuko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Bavandimwe, yongera gutanga n'impamvu ikwiye gutuma dukundana hagati yacu, ni ukubera yuko Imana ubwayo yaduhaye urugero rukomeye ruhoraho rwo kwiringira, ahamagara buri muntu wese kururebaho kuko yadukunze, yaritanze kugira ngo aducungure. Ubwo buryo abugaragaza ko ari rwo rukundo. Natwe rero dukwiye gukundana kuko twahawe urwo rugero rwo gukundana, kandi Imana igakomeza kurutunga agatoki buri munsi ngo mukundane. Kubera ko nanjye narabakunze. Gatatu bavandimwe, n'impamvu ya gatatu ayigaragaza ku murongo wa 12, impamvu dukwiye gukundana nk'abana b'Imana, ngo ni ukubera yuko urukundo ari rwo buryo abizera cyangwa se abana b'Imana bamamaza urukundo, cyangwa se nibwo buryo urukundo rugaragara mu isi. Bane magambo, urukundo Imana ikunda, urukundo rugaragara ku Mana, uburyo rushobora kugaragara mu isi nuko Imana yashimye ko ruzagaragarira mu bana bayo. Rukagaragara gute? Rukagaragara mu buryo bakundana. Niko abantu bazakomeza kumenya by'uru rukundo. Murongo wa 12 aravuga ngo uhereye kera kose ntigeze kuba umuntu wabonye Imana, nyamara nidukundana Imana iguma muri twe, urukundo rwayo rugatunganizwa muri twe rwose. Nta muntu ugeze kubona Imana, ngaribona Imana ngo imeze gutya gutya na gutya, ariko ngo iyo dukundanye rwa rukundo rwayo ngo rurushaho gutungana, rurushaho kugenda rukura rumera nk'urwayo. Uko rugenda rutungana muri twe cyangwa rukura rujya kumera nk'urwayo, ngo niko n'abandi bantu cyangwa se natwe ubwacu abizera ngo tubire tuvuga ngo rwose ngo urukundo rw'Imana, nguko urukundo rw'Imana rumera. N'abatarakizwa kuvuga ngo aha nguko ukuntu Imana ikunda, nguko urukundo rw'Imana rumera. Pawulo yarabivuze mu Bakorinto wa mbere igice cya 13 ndumva ari yabivuga, aravuga ngo urukundo ngo nguru nirwirebaho, unushaka ibyarwo, urwihanganira ryose, rubabarira byose. Avuga ibintu byinshi bavandimwe. Ibyo bintu rero nta muntu ugize kubona Imana ngo abibone gutyo, ariko Imana yarabigaragaje mu mwana wayo, hanyuma Imana iruha abana bayo ngo barukundane. Iyo turi kurukunda urwo rukundo ngo rurushaho gutunganizwa muri twebwe, hanyuma uko rukura rugenda rusa nk'urwayo, hanyuma ngo tukabona urwo rukundo nyakuri urwarirwa. Uko tutabasha kubona Imana amaso ku maso, ariko tubasha kubona uburyo Imana ikunda binyuze mu bana bayo, uburyo bakundana bavandimwe. Mwumve yuko kuba nta muntu urabona Imana amaso ku maso, itorero rero rihamagarirwa gukunda nko mu buryo bwo kwamamaza urwo rukundo rw'Imana uko rusa. Bavandimwe, tutari gukundana ntabwo tuba turi kuba abahamya, cyangwa ntabwo tuba turi kuba abari kwamamaza ishimwe ry'Iyaduhamagaye Yesu Kristo nk'uko bikwiriye. Ntabwo tuba turi kuvuga ubutumwa bwiza, ntabwo tuba turi nyine kwamamaza urukundo Imana yadukunze uko rusa, kuko dukwiye kugenda tukarwamamaza hose. Urwo rukundo urubasha kubabarira, rukabasha no kumurikira umuntu akabona aho impongano y'ibyaha bye iri ari muri Kristo Yesu. Impamvu ya kane ari nayo tugiye kwiga uyu munsi, ngo nuko urukundo abivuga guhereye ku murongo wa 13 kujya ku wa 16, aravuga ngo urukundo ngo ni assurance, cyangwa se ni kimwe mu bintu bikwemeza yuko uri umwana w'Imana. Bivuga ngo urukundo ni Christian assurance. Bivuga ngo iki kintu gikomeza kuduhagarika tudatinya, gikomeza kuduhagarika tuvuga ngo rwose turi abana b'Imana, kandi ko turi rwose. Yesu niyerekana tuzasa nkawe. Uko kwatura ntiwakugira rero
uru rukundo rutari muri we. Nuvuga ngo urukundo ni kimwe mu bintu Imana ikoresha mu gukomeza kutwemeza, mu gukomeza kutuhagarika muri assurance, mu kwiringira tudashidikanywaho yuko koko turi mu Mana, yuko koko turi ab'Imana, yuko koko turi aba Kristo. Kuko urukundo bavandimwe rugaragaza umurimo w'Imana yakoze muri twebwe, kandi uwo murimo ni umurimo wo kuducungura kugira ngo duhere ko tuba abantu bumvira Imana kandi bakundana rwose. Mahane magambo urukundo rudahari dutangira kwibaza koko niba koko turi n'ab'Imana cyangwa ko niba twarakijijwe. Kubera ko mu rukundo, mu gukunda niko tumenya yuko koko turi ab'Imana kandi koko turi muri yo koko. Iyo tudakunda rero tangira gutekereza ati ese koko ndi mu Mana? Ndimo. Mugabo umwe witwa Paul niwe yize kuvuga ngo ntago ikibazo ari uko Imana, ntago ikibazo ari uko uzi Imana. Ntago iki kibazo gikomeye muvandimwe. Kuko icyo ngicyo ntago ari kizaguhesha kwinjira mu ijuru. Ntago ikibazo gikomeye ese Imana irakuzi. Ese Imana irakuzi. Atanga urugero avuga ngo akanya namutse byutse nkajya kuri presidence ya Repubulika avuga ngo ndashaka kwinjira kwa ko nzi president ndamuzi. Ndashaka kwinjira, ntago wakwemera winjira. Ahubwo ikibazo cyaje gikomeye ese we arakuzi. Burya avuga ngo ngwino mwana wanjye injira mu rugo ndakuzi wowe ruwanjye. Cyo gikomeye bavandimwe. Rero niyo mpamvu mu gukunda ni ikintu gikomeza kudushimangiza cyangwa kutwemeza yuko data koko ari muri twebwe. Turabe rwose, turabe bavandimwe. Urukundo rero ni kimwe mu bintu bikomeye biduha assurance yuko koko turabe. Icya gatanu tuzigaho ubutaha nidukomeza kwiga muri no rwandiko era ku murongo wa 17 kugera ku 20 ni hatangira kuvuga ngo impamvu dukwiye gukurana nk'abana b'Imana ni ukubera yuko urukundo rutumaramo ubwoba. Urukundo nirwo ruduha confidence, ruduha gushira amanga, nirwo rutumaramo ubwoba, nirwo rutumaramo gutinya urubanza rw'Imana, nirwo rutumaramo umutima uducira urubanza. Bakunde uruvuga ngo Kristo aje ukumva nyine nta gutekanye byuzuye, cyangwa se no mu buzima bwo kubaho kwawe buri munsi bwo kunezeza Umwami barumva ufite guilty umutima wawe. Iyo tukundana rero ngo urukundo rugera rutumaramo ubwoba, rutumaramo guilty, rutumaramo kwicira urubanza. Kubyo n'umunsi Kristo azagaragara ngo tuzahagara imbere bavandimwe tutabebeye. Mwumva ukuntu bikomeye urukundo bavandimwe. Rino mu bintu uyu mwanditsi Yohana n'ubundi ntumwa acyahita itorero avuga ngo mufite ibintu byinshi, mufite gutandukanya inyigisho y'ukuri n'itari y'ukuri, ariko ngo hari ikintu mbaga gikomeye mu byahishuye muze kuhasoma. Ariko kwandikira amatorero arayogera kuvuga ngo ikintu mbaga gikomeye bavandimwe nuko mwaritse rwa rukundo. Ni ikintu gikomeye bavandimwe, gukundana hagati y'abana b'Imana. Reka dukomeze rero uyu murongo turi kwigaho bavandimwe. Uyu murongo turi kwigaho ari umurongo wa 15 n'uwa 16 aho turi kureba ngo urukundo muri assurance kubizera. Ni ikintu kiduha gushira amanga, kitwemeza cyangwa kikomeza kudushimangiza yuko turi ab'Imana cyangwa se tuguma mu Mana. Imana iri muri twebwe koko. Hato twaba tuvuga ngo turi mu Mana ariko itari muri twebwe. Agira ngo bavandimwe mwumva ukuntu bikomeye. Aravuga ngo Yohana aravuga ngo uvuga yuko Yesu ari umwana w'Imana, Imana iguma muri we nawe akaguma mu Mana. Uvuga yuko Yesu ari Imana. Agira ngo mwumva ukuntu ikintu nahereyeho cyongeye kugaruka hano. Uvuga yuko Yesu ari umwana w'Imana. Ruvuga ngo iki kintu cyo guhakana Kristo ku muntu ni ikintu gikomeye bavandimwe. Ariko aravuga ngo umuntu wese uvuga ko Yesu ari umwana w'Imana, no kuvuga ngo umuntu wese wamenye iby'urukundo Imana yadukunze bigaragarira mu kuba Kristo yarahindutse umuntu, ngo ni umwana w'Imana nyine. Kuvuga ngo ni umwana w'Imana ni nko kuvuga ngo ni Imana yahindutse umuntu iza kubana natwe, cyangwa se nuturuka ku Mana. He is divine, akomoka mu ijuru, suwisi, afite ubutware bw'Imana bwo kubabarira ibyaha, afite ubutware bw'Imana bwo guhesha umuntu ubugingo, bwo guha umuntu ubugingo buhoraho. Umuntu wese ubyatura, umuntu wese akana ko Kristo kuba yahindutse umuntu, ni nk'ari kuvuga ngo umuntu wese ubyatura ni umuntu nyine wakijijwe, ni umuntu nyine wamaze kumenywa n'Imana, ni umuntu witwa uwera. Uwera atari uko yabaye uwera mu byo akora byose, ahubwo yitwa uwera kuko abagaho ukwera kwa Kristo. Ni umuntu wababariwe, ni umuntu wabatuwe bavandimwe, ni umwana w'Imana. Ngo umuntu rero watura yuko Yesu ari umwana w'Imana, Imana iguma muri we nawe akaguma mu Mana. Imana iguma muri we nawe akaguma mu Mana. Bavandimwe nagira ngo biki kintu ngo umuntu watura, n'ubantu umuntu ubivuga ariko anabyiringiye, uwo muntu rwose yamenye urukundo rw'Imana nyakuri. Kandi ubwo yamenye urukundo rw'Imana nyakuri bivuze ko urukundo rw'Imana nyakuri rwageze muri we. Ubwo rwageze muri we bivuze ko iyo Mana ariyo rukundo nyakuri yamaze kugera mu buzima bwe. Kandi ubwo yamaze kugera mu buzima bwe, Yesu yarivugiye muri Yohana 10:10 ngo wongezemo ntago nzigera muvamo na gato, n'uwanje byiteka ryose bavandimwe.
uwo nguwo rero sinjya mva muri we, nguma muri we bavandimwe. Rero bavandimwe, umuntu wese ubyatura gutyo, Imana iguma muri we nawe akaguma mu ki? Mu Mana. Ibi bavandimwe ntabwo bivuze yuko kuvuga ngo Imana iguma muri we nkaho hari igihe cyagera wenda ikarekera kuguma muri we, ntabwo aricyo bivuze bavandimwe. Ahubwo hano ikintu Yohana ari kuvuga cyane ni itandukaniro ry'ibintu tugiye kujya dutandukanya kenshi buri munsi bavandimwe, icyo twita ngo ni assurance of salvation na security of salvation, cyangwa se umutekano w'agakiza ndetse no kumenya yuko ufite agakiza. Ibyo ni ibintu bikomeye ku buzima bw'abizera. Imana ubwayo yareruye iravuga ngo nguru urukundo rwanjye nuko natanze umwana wanjye akaza mu isi akambashije umuntu kugira ngo abe hatunganye. Ugutungana yatunganye nk'uko nabishakaga, bya bintu yabasabye bikabananira. Kubw'ibyo rero umuntu wese uzamwizera azabarwa buno butungane bwe. Ikindi agomba kujya ku musaraba kugira ngo ibyaha, kuko najya nemera icyaha kigenda kidahanywe, bityo ngomba guhana icyaha, ariko agomba kujya ku musaraba kugira ngo ahanirwe ibyaha byanyu mwebwe mwakoze ibyaha. Hanyuma ngo ibyo byose Kristo arabikora. Amaze kubikora Imana iravuga ngo ngaho nimurebe urukundo rwanjye urwarirwa. Mani magambo, ubuzima bwa Kristo no kujya ku musaraba ni Imana ari kwera ubwirisi ikubwira muvandimwe ngo ndagukunda. Igituma ikintu kigaragaza ko ngukunda ngiki ndi kukigaragaza bavandimwe. Ngiki tegereza umwana wanjye urebe uburyo ngukunda. Hanyuma numara kugitegereza ukabona urukundo koko nagukunze, ngo uwo mwanya koko urukundo rwanjye rura rwageze mu buzima bwawe. Uyu muntu rero urukundo rw'Imana rwageze mu buzima bwe, ngo ijambo ry'Imana rivuga ngo rugeramo nyine utazongera kuvamo bavandimwe. Ni urukundo Imana yadukunze. Pawulo ajya abiga mu Baroma akavuga ngo ubu ngaho Imana yakunze ngo ntabwo izigera ibanga n'umunsi n'umwe. Uri rero wabatishaho iteka ngo ni Yesu Kristo kandi ari wabapfiriye. Bavandimwe, aba bantu Imana yakunze ngo yabakunze by'iteka. Ndetse na Yohana arivuga ngo urwo rukundo yakunze abe ngo nibwo yakomeje kubakunda kugeza iteka ryose bavandimwe. Ni urukundo rutagira iherezo. Urukundo rw'Imana ni urukundo ruri eternel, ni urukundo ruhoraho iteka ryose, kandi ni urukundo ruri unconditional, ni urukundo rudafite rushingiye kuri wowe, ahubwo ni Imana ubwayo yahisemo kugukunda. Abaroma igice cya 5 bajya bavuga ngo Imana yadukunze tukiri abanyabyaha. Muri iki ari mu rukundo rw'Imana yadukunze tukiri abanyabyaha. Ubwo urukundo Imana yadukunze bavandimwe ruri eternel, ruhoraho iteka ryose. Ubwo urukundo rero aba yarukunze ruvuga ngo ruhora muri bo, kuko Imana ari urukundo. Ruvuga ngo Imana ubwayo ihora muri bo, ihora muri bo ntijya ibavamo. Icyo nicyo twita security y'agakiza. Ruvuga ngo aba bantu barakijijwe, uru rukundo rukiza ruri muri bo, barakijijwe. Imana ivuga yuko abo yakijije, abo yahaye urwo rukundo ngo rubarimo kugeza iteka ryose, ntabwo ruzigera rugera igihe ngo rubavemo, kuko irubaha ntabwo byashingiye ku byo bakoze cyangwa batakoze, ahubwo rero bahaye ubwayo ibigambiriye. Mani magambo, urwo rukundo Imana yabahaye ni urw'iteka, ntabwo byegiriye ngo umuntu ngo ave mu rukundo rw'Imana, ahubwo urukundo rw'Imana abo yaruhaye ngo barugumamo iby'iteka, ko Imana niyo irubagumishamo. Ariko bavandimwe, ngabo ngo Imana yahaye urwo rukundo ngo yabahaye no urwo rukundo ngo ruratunganywa muri bo, ngo bigatuma bayikunda, bagakundana hagati yabo ubwabo. Mani magambo rero uhita wibaza ngo niba mvuga ko ndi mu rukundo n'Imana narakijijwe, ese ko Imana yakijije by'iteka bizahoraho, kivuga yuko bagenda bayikunda bagakundana hagati yabo ubwabo, ubwo njyewe naba afite uru rukundo nyine Imana yatanze bw'iteka. Abantu twita ngo ni assurance, kumenya niba koko ufite ako gakiza. Imana yaragatanze n'agakiza k'iteka, nta muntu ujya ukizwa n'Imana ngazagwe ngarimbuke, ahubwo abo yakijije ngikomeza kubarinda kugeza iteka ryose. Ariko nanone wakibaza ngo ese niba mvuga ko nakijijwe, nyine nanjye nakijijwe nk'uko ab'Imana yakijije bameze, cyangwa njyewe ndi kwisotekamo? Kubera ko niwisotekamo igihe kizagera rwose bikunanire ugaragare. Ntabwo tuzavuga ngo wakijijwe ngo ariko waguye cyangwa wavuye mu gakiza. Ahubwo Yohana yarabivuze n'ubundi muri kino rwandiko mu gice cya 2, ubwo impamvu bavuye muri twe ngo ntabwo ari uko bari barakijijwe ngo barimbuke, ahubwo ni ikimenyetso kigaragaza ko na mbere hose batari abacu by'ukuri. Uko iyo baza ko ari abacu, iyo baza kuba barakijijwe na Kristo, baba baragumanye natwe by'iteka ryose. Amen. Najya ngo bijye tandukanye hagati y'ibyo bintu bibiri, kuba Imana yatanze agakiza k'iteka no kuba nawe ugomba kumenya ko niba agakiza k'iteka ugafite. Uko niba utagafite bavandimwe, ngo ntabwo uzaguma muri uru rukundo, kuko ngo iyo tugumye mu rukundo, iyo dukundana, ngo niko nyine ni ikimenyetso, ni assurance, ni ikintu gikomeza kuduhamiriza yuko twageze muri uru rukundo rw'ukuri, uru rukundo rw'iteka, uru rukundo Imana ishyira mu bantu bayo ibakiza, kandi urwo rukundo ngo rukamukunda, ngo rugakunda ngo n'abo yaremye bose, ngo n'abana yabyaye bose. Iki kintu kirakomeye bavandimwe, kirakomeye. Niyo mpamvu hano turi kureba ngo umuntu wese uwatura ko Yesu ari umwami, ari umwana w'Imana, Imana iguma muri we
nayo ikaguma muri we. Mani magambo, impamvu dukwiye gukundana nuko iyo dukundana ni ikintu gikomeza kutwashuringa cyangwa kutwemeza yuko Imana iri muri twebwe kandi natwe turi muri yo rwose. Kuko abo yakijije bose bari muri yo, nayo ikaba hehe muri bo. Yarangiza hari ikintu gikomeyemo hano yavuze bavandimwe. Yavuze ngo umuntu wese watura yuko Yesu ari umwana w'Imana. Ibi bintu nimuza kureba bavandimwe, Yohana bivuga ahantu henshi. Yohana bivuga ahantu henshi y'ukuntu Yesu ari umwana w'Imana. Ubu kwatura ko ari ikintu gikomeye, ku buryo kugihusha ubuhushije ikintu giteye ubwoba bavandimwe. Nagira ngo mwumve mu gice cya mbere, nicyo kintu cya mbere aheraho kuvuga iyi nature, uyu Kristo ari identity ya Kristo ari. Aravuga ngo wahozeho uhereye mbere na mbere, uwo twumvise, uwo twiboneye n'amaso yacu, kandi uwo twirebeye intoki zacu zikamukoraho, niwe jambo ry'ubugingo. Kandi ubwo bugingo bwarerekanwe turabubona, ubwo bugingo bwarerekanwe turabubona. Yahindutse umuntu aza kubana natwe. Ubwarerekanwe turabubona, turabuhamya kandi turababwira iby'ubwo bugingo buhoraho bwahoranye na Data wa twese tukabwerekwa, bwahoranye na Data wa twese tukabwerekwa. Ibyo twabonye tukabyumva niyo tubabwira kugira ngo namwe mufatanye natwe uko ubwacu dufatanyije na Data wa twese n'umwana we Yesu Kristo. Ibyo niyo tubandikiye kugira ngo umunezero wanyu we mwinshi. Arakomeza nanone avuga mu gice cya 2 umurongo wa 22 agaruka kuri ikintu kivuga Kristo ari we. Mvuga umuntu ari ikintu gikomeye. 22 aravuga ngo igice cya 2 ngo mbese umunyabinyoma ninde keretse uhakana ko Yesu atari Kristo. Uhakana Data wa twese n'umwana we niwe antikristo. Umuntu wese uhakana uwo mwana ntafite na se, uwemera umwana niwe ufite na se. Arakomeza nanone mu gice cya 4 umurongo turi gusoma umurongo wa 1 kujya ku 3 aravuga ngo bakundwa mwizera imyuka yose ahubwo mugerageze imyuka yose ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Ikiba aricyo kibamenyesha umwuka w'Imana. Umwuka wese uvuga ko Yesu Kristo yari afite umubiri niwe wavuye ku Mana, ariko umwuka wese uvuga Yesu utyo utavuga Yesu utyo ntiwavuye ku Mana, kandi ahubwo n'umwuka wa antikristo uwo mwumvise kazaza kandi none amaze kugera mu isi. Abikomeza no mu gice cya 5 aravuga ngo ubwo twemera ibyo abantu bahamya, iby'Imana ihamya byo birabiruta, kuko iby'Imana ihamya ari ibi, nuko yahamije iby'umwana wayo. Wizera umwana w'Imana afite uko guhamya muri we, nawe utizera Imana aba yise umunyabinyoma kuko atemeye iby'Imana yahamije ku mwana wayo. Kandi kuguhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa umwana wayo. Ufite umwana niwe ufite ubugingo, nawe udafite umwana nta bugingo agize ute afite. Niyo mpamvu hano yavuze ngo bavandimwe, umuntu wese watura icyo kintu bavandimwe, Imana iguma muri we ndetse nawe akaguma hehe muri yo. Ibyo nibyo avuze hejuru. Umurongo wa 16 bisa nk'aho no agiye kubishyira mu ngiro. Iyi ni statement akoresheje hejuru, cyangwa se ni imvugo y'ukuri ikwiye kwemerwa cyangwa ikwiye gutekerezwa na buri muntu wese uri hano, yuko umuntu wese ubyatura watura ko Yesu ari umwana w'Imana, uwo nguwo Imana iguma muri we nawe akaguma nyine afite ubugingo buhoraho. N'uw'Imana yakijwe n'Imana, Imana urukundo rw'Imana ruri muri we rwose. 16 abishyira no muri practice aravuga ngo natwe twebwe noneho twamenye kandi twizeye urukundo rw'Imana, twamenye kandi twizeye urukundo, twamenye kandi twizeye uburyo Imana yatumye umwana wayo mu isi, uburyo Imana yaduhamirije iby'urukundo rwayo mu buryo bw'uko yatumye umwana wayo mu isi akaza mu isi kuducungura. Nibyo twamenye bavandimwe, twamenye iby'urukundo rw'Imana, twamenye iby'umurimo w'Imana, twamenye uwo Kristo ari we. Turabimenya bavandimwe, twizeye urukundo Imana idukunda, twaramenye turanabyizera. Imana n'urukundo, nongera kubisubiramo hano hano. Kandi uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Uguma mu rukundo aguma mu Mana, Imana ikaguma muri we. Ibi bintu birakomeye bavandimwe. Ndagira ngo tubitekerezeho gatoya, ahari mushobora kuba mumaze kunanirwa ariko ngiye gusoza n'ahandi busoreze. Bavandimwe, hari amagambo arimo hano akomeye. Cyambere yavuze ngo gukunda urukundo n'Imana ni bimwe, ntabwo babitandukanye. Ariko tuvuga urukundo nyakuri apana urukundo isi defining kwishaka. Urukundo ubundi nyakuri ni Imana. Cyo kintu tubonye hano cyambere. Ikindi, umuntu wese uzi urukundo azima. Umuntu wese uzi urukundo azima. Kumenya hano turi kubona bari kuvuga ntabwo ari ukumenya aho kugira amakuru, uko twakomeje no kubyiga muri Rwandiko bifashijwemo n'abandi bene data. Nuko tubona ko kumenya ari kuvuga hano yakomeje no kuvuga muri kino gitabo, abavuga kumenya kuri relational, no kumenya ko kumubana, nk'uko umugabo amenya umugore wiwe bitandukanye n'uko umuganga amenya ubuzima bw'umugore uko bumera. Umuganga nyine abagore bose azi uburyo abavura, niba ari umuganga uvura abagore, ariko uburyo yamenya ngo umubiri w'umugore ukoze gutya
akawuvura gutya, bitandukanye n'uko umugabo we aba azi umugore. Baba baziranye mu buryo buri relational, mu buryo bw'umubano, bwo kubana, bwo kuba umwe, bwo kumenya nyine ibirenze umubiri gusa, bikajya no mu marangamutima, bikagera no mu mitekerereze, bikarenga hose, bikagera muri ubwo buryo nyine buri relation. Nuko kumenya bari kuvuga hano bavandimwe, ni ukumenya Imana mu buryo bwo kugirana umubano nayo, bwo kugirana isano nayo, bihera mu kugirana isano nayo byo kuba umwana ukimara kwizera, ndetse no mu buryo mukomeza kubana nayo bavandimwe. Rero kumenya urukundo, kurumenya urwo rukundo, ukamenya urwo ari rwo, ukamenya rukaza ari muri wowe, ukamenya ngo urukundo rw'Imana ni ukurumera bavandimwe, ngo ubuze Imana, bwo kumenya bari kuvuga hano bavandimwe. Ikindi bazanamo irindi jambo rivuga ngo abide in Christ, uguma. Jambo rivuga ngo uguma mu Mana, n'Imana ikaguma muri wowe. Bane magambo ijambo abide nk'uko natangiye ndivuga, cyangwa se kuguma cyangwa dwell, ni igikorwa, ariko uko babigaragaje ni igikorwa bisa nkaho gikorwa natwe. Uguma ngo natwe twamenye iby'urwo rukundo, kandi uguma mu rukundo. Uguma mu rukundo uvuga ngo hari uwo murimo wo kuguma mu rukundo, wo gukomeza kurwitondera, wo gukomeza kurwumvira, wo gukomeza kurusohoza, wo gukomeza gukundana hagati yacu. Umuntu rero uguma muri urwo rukundo wo gukundana hagati yacu, wo gukundana hagati yacu nk'abera, cyangwa se gukundana hagati yacu nk'abana b'Imana, ni umurimo nyine, ni umurimo wo kuguma. Ni twebwe tuwukora bavandimwe. Imana iri kuduhamagara ngo tuwukore, tugume. Ariko uku kuguma kuri guturuka nyine mu murimo Imana nanone yakoze. Ko nituza kureba ijambo kuguma bisaba ko hari ikintu ntabwo waguma mu kintu kidahari, bisaba kuguma mu nyine mu kintu gihari bavandimwe. Nyine niyo mpamvu ngo kuguma ariko dusaba hano kuri guturuka mu murimo Imana yabanje gukora wo kudushyira muri urwo rukundo rwayo. Niyo mpamvu rero ikintu cyo kuguma ntigishoboka, cyangwa se naho wakipirira utakirimo nyine birangira kuguma byane. Ariko uguma ni uwamaze kugera muri urwo rukundo bavandimwe. Avuga ngo rero agomba kuguma, agomba kugira umwete wo kuguma, agomba kugira umwete wo kuguma, ariko bituruka mu murimo Imana yakoze wo kugushyira muri yo ubwayo, wo kugukiza. Rero ntabwo waguma mu kintu kidahari, kuko kugira ngo tuvuge ngo wagumye ahantu nuko aho hantu nyine usanzwe uhari. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana iyo rinavuze ku yindi pati bivuze ngo umuntu utizera Yesu Kristo, umujinya w'Imana uguma kuri we. Ariko tuvuga ngo nyine wari usanzwe umuriho umugumaho. Rero bavandimwe hano rero umuntu nawe uguma mu rukundo, n'umuntu wamaze gusobanukirwa urukundo akarugumamo, ngo rero uwo nguwo Imana ayiguma muri we, ariko n'ubundi isanzwe iri muri we. Hano hari ikindi kintu turi kubona cyo kuguma, navuga ngo kimeze nka double abiding. Muzari kugira ngo reka mbaye nk'urugero rworoshye. Uramutse ufashe eponge murayizi, eponge murayizi sibyo? Yego. Ukayishyira mu mazi, bigenda bite? Eponge ijya mu mazi sibyo? Ariko n'amazi akagira ute? Akajya muri eponge. Nuvuga ngo hano iki kibazo twereka, nuvuga ngo uyu muntu uri mu Mana, Imana nayo iri muri we. Ibintu tubona ibyanditswe byera byinshi ntagiye gusoma hano, bigaragaza yuko abari muri Kristo Yesu untateka baciyo, abari muri Kristo nuvuga ngo nabamaze kumwiringira, bari muri Kristo Yesu. Ariko tukabona n'ahandi avuga ngo Kristo abe muri mwe, nuvuga ngo turi muri Kristo, ariko ngo na Kristo ngo abe muri mwe. Nuvuga ngo harimo iki kintu cyo kuba turi muri Kristo na Kristo akaba ari muri twebwe. Nuvuga ngo harimo ubwo bumwe bukomeye gutyo bavandimwe. Ndetse ikindi gisobanura ijambo kuguma, harimo ikintu gikomeza, ni ikintu gikomeza, ntabwo ari event, ntabwo ari ikintu cyo rimwe, ni ikintu gikomeza bavandimwe. Ikindi bavandimwe, uku ni ukuri rwose, nta yindi nzira ihari yo kuguma mu Mana cyangwa nayo ikaguma muri we. Ni uko tuguma muri rwa rukundo rwa rundi rwadukijije, tukarugumamo, bigatuma rutunganywa muri twe, turugumamo rugatunganywa muri twe, bigatuma twikunda, tugakunda n'abandi. Iyo tutari gukunda n'abandi rero assurance nyine irabura. Nuvuga ngo urukundo rukomeza kutwashuringa, cyangwa se kuduha ibyishingiro by'uko koko turi mu Mana nayo koko iri muri twebwe. Mani magambo tuvuga ngo hatariho urukundo twaba dufite assurance ipfuye ku gakiza. Mani magambo udakunda Imana, udakunda na mwene so, aho kwibwira yuko wakijijwe cyangwa ufite urukundo rw'Imana muri wowe, cyangwa se wamenye iby'urukundo rw'Imana, aho uri kwibeshya. Imana ishobora kuba itari muri wowe cyangwa nawe utari muri yo, nyine ko birajyanana. Guma no kwiri muri yo nawe uri muri yo, ibintu bijyana bavandimwe. Arangije hari amagambo yakomeje kuvuga navuga ngo twamenye kandi twizera. Nuvuga ngo by faith, bwo kwizera twabashije kumenya uwo Kristo ari we, uburyo nyine Imana yamwohereje mu isi kugira ngo aducungure, ariyo urukundo, ariyo bigaragaza urukundo. Bwo kwizera rero twarabimenye, turanabyatura. Arangije akavuga ngo nanone kubwo kwizera
twamenye by'urwo rukundo bavanye Imana yadukunda. Bw'ibyo rero ko twabimenye nyine tugomeza kuguma muri urwo rukundo bavanye. So rero kubwo kwizera Imana iguma muri twebwe natwe tukaguma muri yo, kubera ko ahantu hose Imana iri, uko Imana ari urukundo, ahantu hose Imana iri agomba kuba urukundo. Rero urukundo rugomba kuba ahantu hose uko Imana iri. Niba Imana iri muri yo hagomba kugaragara urukundo bavandimwe. Rero niba urukundo rutari aho ngaho, Imana ntabwo ihari bavandimwe, kubera yuko abo Imana yakijije ngo igatura muri bo. Niyo mpamvu gukundana cyangwa urukundo mu buzima bw'abera ari ikintu cy'ingenzi gikomeza kubahamiza ko Imana koko iri muri bo. Ndasoza mvuga gutya bavandimwe, uburyo iyi mirongo ibiri dusomye aho ihurira igaragaza yuko kwizera Yesu Kristo bituma Imana izigatura muri twebwe. Iyo umuntu yiringiye cyangwa se abonye iby'urukundo rw'Imana yadukunze bicishije muri Kristo Yesu aza gupfira ibyaha byacu, umuntu akabyiringira akikuraho kwiringira ndetse no kwiringira imirimo ye ko yamukiza, akabona Kristo nk'ubambwe ari urukundo Imana yagukunze ruje kugukiza, kubera ko utari kubasha kwikiza kandi utabasha kwikiza kandi utazashobora kubasha kwikiza. Hanyuma ukabireba ukabyizera, ukareba Kristo wawe ku musaraba ukamwizera, ngo Imana izigatura muri wowe. Kandi ngo iyo Mana niyo rukundo, mani magambo urukundo ruraza gatura muri wowe. Hanyuma rwatura muri wowe nawe ukaba pateka, ukaba umufatanya cyangwa se ukaba umwe mu basi urwo rukundo Imana iriyo, nawe ukaba mu bagira umugabane kuri rwo, ukaba umunyabugabane kuri urwo rukundo bavandimwe. Hanyuma ngo kuba ko Imana ari urukundo kandi aho ituye hose hagomba kugaragaza urukundo, niko umuntu wese utari muri yo adashobora gukunda, ariko ngo umuntu wese uri muri yo gakomeza gukunda bavandimwe, kandi gakunda Imana gakunda na bene se. Rero urukundo rukwiye kuba ari umwami mu buzima bw'abizera. Mani magambo, niba urukundo atari rwo rukugenga, atari rwo rukuyobora, atari rwo rukuyobora ahantu mu byo ukoramo byose, mani magambo bavandimwe, ntabwo uri uw'Imana. Kuko Imana ngo Imana niyo yabereye umwami, urukundo nirwo rubabereye umwami bavandimwe. Niyo mpamvu Pawulo yari yabivuze nyine mu Bakorino ba mbere, aravuga ngo naho navuga indimi zitabarika ngakora ibimenyetso n'ibitangaza ko ntagira urukundo, ibyo ngibyo ngo ntacyo bimaze, meze nko kuvuza ingoma gusa, usakuza gusa, nta kindi byatanga abavandimwe. Kuko urukundo nyine ni umwami w'ubuzima bw'abizera, kiyobora ubuzima bwabo bwose. Iyo babwiriza ukuri, iyo babana n'abandi, uko bagenda, uko bavuga, uko babayeho, urukundo rw'Imana, bakunda Imana n'urukundo bakunda abantu, bakunda bene se, ngo nirwo rubayoboye bavandimwe. Kuko Imana abizera iba yaramaze kubagira umwe nayo. Bivuga ngo gukizwa ni ukungwa n'Imana, Imana mukiyunga mukaba bamwe, Imana mukiyunga ukaba muri yo nayo ikaba muri wowe. Uko rero mwiyunze muri bamwe gutyo, nk'uko eponge iba mu mazi, amazi nayo akaba muri eponge, ni ko urwo rukundo nyine rw'Imana ruza rukaba mu bizera, nawe ugakunda bavandimwe, ko Imana yo ni urukundo. None bavandimwe, soza ibi nawe byaba ari ukuri kuri wowe. Urukundo niwe muyobozi wawe, niwe mwami wawe. Ese uri gukurira mu rukundo ukunda Imana, cyangwa urimo uramanuka, urimo urasubira inyuma mu gukunda Imana? Ese urimo gukurira mu rukundo ukunda bene so, cyangwa se urimo urasubira inyuma mu gukunda bene so? Bavandimwe, niba uri gusubira inyuma, yambwiye ngo nta bundi buryo wakora, nta principe zo mu isi ngo wenda ngo reka ntegure agapati duhuriremo tuganire, ntabwo ari aho ngaho igisubizo cyayo kiri bavandimwe. Igisubizo cyo kugira ngo ukunde Imana, igisubizo cyo kugira ngo ukunde mwene so, nta handi gituruka, reka dusubiye kuri source rero tubona ari ibyo Imana yadukunze umwana wayo Yesu Kristo, kugira ngo azabe impongano y'ibyaha byacu. Nuko kongera tugasubira inyuma tukareba ku musaraba, tukareba Yesu bambwe ntari twabambiwe, akubwira ngo mwana wanjye ndagukunda niwe nje gucungura. Nuko iringire ibyo nk'undi gukora ku bwawe, kuko nta kindi gisubizo kindi ufite, kandi naje mu isi kubera ko ngukunda, kugira ngo ucungure, ukure mu rupfu, maze urukundo rwanjye nawe rube muri wowe, maze ugire umunezero mwinshi. Ndagira ngo ukuntu urukundo rw'Imana rugeze mu buzima bw'umuntu, Kristo abigaragaza nk'aho uyu muntu umunezero uhita muri we. Mani magambo, urukundo kugira ngo umwizera ruzana n'umunezero mwinshi. Bavandimwe, ni ukwibuka icyo Kristo yakoze ku musaraba. Umusaraba aho Yesu yari abambwe, hongera kutwibutsa itegeko ritubwira ngo dukundane hagati yacu bwacu bavandimwe. Niba unugera ku musaraba, umusaraba ntabwo kwibutsa uburyo uri w'agaciro gakomeye, ntabwo kwibutsa ibindi, ntabwo kwibutsa uburyo Yesu yababaye gusa, ahubwo umusaraba Kristo abambweho ujye kwibutsa igikorwa Imana yakoze cy'urukundo kugira ngo ucungurwe, ndetse ukwibutse itegeko ry'Imana rikubwira ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda.
itegeko rikubwira ngo ukunde mugenzi wawe cyangwa se mukundane nk'uko nanjye nagize ute nabakunze. Ujye ureba umusaraba wibukije ikintu uvuga ngo hari itegeko Imana yambwiye ngo uyu Kristo uri ku musaraba ngo mukundane nk'uko nanjye nabakunze, nk'uko nanjye ndi kubakunda, nk'uko nanjye ndi kubakunda aha ngaha ndi ku musaraba bavandimwe. Ni ikintu kitwibutsa urukundo rw'Imana. Burya dukwiye gukunda Imana rwose, tukayikundisha umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose. Buri muntu wese uri hano uramutse utumva ibi bintu Kristo yakoze ku musaraba, uburyo yagaragaje urukundo agukunda ku musaraba, ndagira ngo ubwiye ngo ntabwo ushobora kumva urukundo ibyo ari byo, kubera yuko urukundo nyine n'urwo ngurwo. Avandimwe ndagira ngo ubwire ngo n'Imana ntiri muri wowe niba udasobanukirwa iby'uyu musaraba wa Kristo, iby'uru rukundo Imana yagaragaje muri Kristo Yesu. Ariko uyu munsi ubwo turi kubyiga, Imana irimo irakomeza kubiguhishurira kugira ngo muvandimwe uhindukire aho uri, urebe ibyo yakoze ku musaraba, yohereza umwana wayo mu isi kugira ngo agucungure mu byaha byawe, agucungure mu gihano cy'iteka kigutegereje bavandimwe, kuko imbere yayo ubucamanza bwayo no gutungana kwayo nta cyaha cyawe na kimwe cyawe wakoze, n'icyo wakoze n'icyo uzakora kizagera kidahanwa, kigomba guhanwa bavandimwe, kigomba kubonera ubutabera. Ariko Kristo n'Imana yatanze imusohorezaho ubwo butabera bwose bwo kuguhana, iramuhana rwose itababariye, kugira ngo nubireba ukabyiringira uzababarirwe by'iteka ryose muvandimwe. Reba itegereze Kristo ubambwe ku musaraba, abambiwe ibyaha byawe. Reba wizere, urababarirwa muvandimwe. Reba muvandimwe, urababarirwa. Reba muvandimwe, urababarirwa. Yesu ntabwo yagiye ku musaraba ukora ubusa, ahubwo ibyo yakoze bavandimwe ngo ni ibigamije kuduhesha ubugingo bw'iteka. Kandi ibyo yakoze bavandimwe ngo ni ukugira ngo abo ngabo yahesheje ubugingo bw'iteka ngo batangire gukunda nk'uko yakunze, nk'uko yadukunze, bakunda Imana, bakundane hagati yabo bavandimwe. Ibyahishuriwe igice cya 5 umurongo wa 12 niho hajya havuga amagambo ngiye gusoma, hanyuma dufata umwanya umunota umwe tuyitekereza ayo magambo, nahita asenga dusoza. Ibyahishuwe ibice 5 umurongo wa 12 hajya havuga amagambo akomeye bavandimwe, yango twese dutekerezeho. Baravuga ngo umvuga uko hatura bavuga, baravuga ngo bavuga ijwi rirenga bati abo ni abari mu ijuru bavandimwe, ariko dukwiye gufatanya nabo tukavuga ibyo ngibyo natwe bavandimwe. Umwana w'intama watambwe niwe ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro n'ishimwe. Uwo nguwo watugaragarije urukundo nyakuri. Dore ngiki cyakwiriye bavandimwe, ntabwo ari uguhakana urukundo rwe, ntabwo ari ukurwima amatwi uko uzabibazwa, ahubwo ikikwiriye ni uko dukwiriye kumuhindukirira tukamwizera, tukamuha byose dufite kugira ngo abigenge, kandi ubuzima bwacu bukaba bumuhisha imwe ryose. Abantu bamwe biga bavuga basenga basaba umwami kugira ngo yongere abakizwa, bakavuga ngo may the Lamb of God that was slain receive the glory of his suffering. Ureka ntama w'Imana watambwe ngo yakire ubwiza cyangwa yakire umusaruro uturuka mu kubabazwa kwe bavandimwe. Ibi byose turi kubyerekwa kugira ngo twizere uwo nguwo, maze urukundo rwe rube muri twebwe, kandi n'abamwizeye kugira ngo rwose tudatesha agaciro umurimo yakoze, ahubwo tumwubahisha dukomeza gukundana, kandi uku gukundana niko gukomeza kutwemeza yuko koko turi mu Mana. Reka tubitekerezeho hanyuma dusenge. Nyagasani Mana yacu, ni wowe rukundo nyakuri, ni wowe watubwiye urukundo rw'ukuri urwo ari rwo. Ibindi byose ni ibihimbano by'abantu mwami. Urukundo rwawe rwose urw'amagambo, urukundo rwo mu bikorwa, urukundo rusumbye ibindi umuntu wese yatekereza, ko n'urukundo rukura umuntu mu rupfu bikamugeza mu bugingo. Ndagushimiye kutarwigumaniye, ahubwo uraruduhishuriye, urarugaragaza, ukomeza no kudutungira agatoki. N'uyu munsi wabitungiye agatoki ati nguko uko nagukunze, naritanze avuye mu ijuru nga mu isi, nambara ishusho y'umuntu nkawe, ndetse nemera kujya hasi, ndetse biranga n'ibyagarukiraho
ngera no ku musaraba ndapfa kubwawe, ndetse sinahera mu gituro ku munsi wa gatatu ndazuka, kugira ngo niwizere ibyo nkoze uzabe umuragwa w'ubugingo buhoraho, uzabe umwana w'Imana, uzabe umuragwa w'ibyiteka bitabasha kubora, usangire urukundo nanjye, munezero wanjye ube muri wowe, umugisha utagereranywa ubu wawe nawe. O Mwami, ndakwinginze kugira ngo ibyo bintu uduhe kubibona nk'iby'agaciro byo kwifuzwa na buri wese uri hano Mwami. Duhe kwisuzuma twese turebe kuko niba dukundana, kubera ko gukundana kugaragaza ko twamenye iby'urukundo rwawe, kandi gukundana Mwami ni ibyishingiro, ni ubwishingizi bukomeye, nibyo bikomeza kutwemeza yuko koko uri muri twebwe nawe ukaguma muri twe Mwami. Urakoze ko wumva gusenga kwacu, ikuzo n'ishimwe bijyawe Nyagasani, amen. Abavandimwe, tugeze umwanya wo gufata igaburo ryera, ariko ndagira ngo mbanze mbasabe duhaguruke iyi indirimbo ya 154 mu gushimisha. Turaza kuririmba imitima yacu iri gutekereza ibyo tumaze kwiga, ariko no ku igaburo ryera uko naryo gerekeye umwami wacu Yesu Kristo n'umurimo yakoze ku bwacu. Kugira ngo mbasabe rwose umuntu utarwaye nahaguruke, dushime uyu mwami, dushime uyu Kristo twiriye ikuzo n'icyubahiro. Uwo mu ijuru bose ngo bahaguruka bose bakamuramya, reka nawe rwose uciye bugufi yaho umve ko rwose ari ikintu gikomeye kuramya umwami wacu Yesu Kristo. 154 mu gushimisha. 154 ndavuga ngo ndabaririmbira iwampfiriye, wankunze mfite ibyaha narararutse, wambonye n'iki Kristo kaza mu isi kumvira. Ndabaririmbira iby'uwampfiriye, wankunze mfite ibyaha narararutse, wambonye mw'iki Kristo ukaza mw'isi ukampfira, wambonye